Kristo Yezu akuzwe. Ni Marie Clarisse Mukandengo. Ubushize twari turi kureba ivyerekeranye n'abatagatifu ku munsi w'abatagatifu bose. Ariko buriya umunsi w'abatagatifu bose ukurikirwa n'umunsi wa roho ziri muri purgatori. Uwo nawo tuzabivuga. Hari impamvu nateguye kiriya kiganiro kandi hari n'impamvu nzababwira kuri purgatori kugira ngo tugere kuri bimwe nababwiye bya mbere nababwiye by'abantu b'abatagatifu, niba mubyibuka, by'abantu bavuye kuri iyi si barakoraga imirimo myiza n'abandi bavuye kuri iyi si batakoraga imirimo myiza. Kristo Yezu akuzwe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Ngwino Roho Mutagatifu, usanganye imitima y'abakwemera bagukunde. Wohereze Roho wawe byose bishya n'isi izabone guhinduka. Dusabe. Mana myinshi kwemera Roho Mutagatifu, turagusaba kubwirizwa nawe, gukunda ibitunganye no kunogerwa nawe iteka, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Amina. Isengesho ryo kwicuza ibyaha. Nyagasani, ibyaha nakugiriye byose ndabyanze kuko binteranya nawe, bikadutandukanya rero ntunze ukandengera iteka, kandi ndabyangira ko byicishije Yezu Kristo umwana wawe ukunda. Dawe ubinkize, sinshaka kubisubira, ndashaka kuba uwawe. Amina. Ku izina ry'Imana Data na Mwana Mutagatifu. Amina. Uyu munsi reka dufatanye isomo riri mu Ivanjiri ya Luka, umutwe wa 12, umurongo wa 20 kugera ku murongo wa 32. Kristo Yezu akuzwe. Ariko Imana iramubwira iti, wa kiburabwenge we, muri iri joro uri bunyagwe ubuzima bwawe. Ubwo se ibyo wahunitse bizaba ibyande? Nguko uko bimerera umuntu wikungahaza ubwe aho guharanira ubukungu buva ku Mana. Nuko abwira abigishwa be ati, nicyo gituma mbabwira nti, mwihagarikwa imitima nuko muzamera, ariko bibatunga cyangwa ku byo muzambika umubiri wanyu, kuko ubugingo buruta ibyo kurya n'umubiri ukaruta imyambaro. Nimwitegereze ibyiyoni, ntibibiba, ntibisarura, ntibigira ububiko cyangwa ibigega, ariko Imana irabigaburira. Mwebwe se ntimubona uko mutambukije ibyo bisiga agaciro? Ninde muri mwe naho yabishishikarira te wagira n'akantu na gato yongera ku buzima bwe? Niba rero n'ibyo byoroheje mutabishoboye, kuki ibindi byo byatuma muhagarika imitima? Nimwitegereze indabo, ntiziboha, ntizinadoda, nyamara ndababwira ko na Salomo mu bukire bwe bwose atigeze yambara nka rumwe muri zo. Niba Imana yambika ityo icyatsi cyo mu murima kiriho none, ejo kikazatabwa mu muriro, mwe ntizabarengerezaho mwabemera gato mwe?
Nimureke rero kubunza imitima mwibaza icyo muzarya cyangwa icyo muzanywa. Ibyo byose abanyamahanga barabihibikanira, naho mwe mufite umubyeyi uzi ko mubikeneye. Ahubwo mbere na mbere nimuharanire ingoma ye, naho ibyo byose muzabigerekerwaho. Mwitinya bushyo bukiri mbarwa, kuko umubyeyi wanyu yishimiye kubaha ingoma. Kristo Yezu akuzwe. Ku muntu ufite Bibiliya ntagatifu, ni muri Luka umutwe wa 12 umurongo wa 20 kugera kwa 32. Kristo Yezu akuzwe. Ufite icyo ukuyemo, nanjye nkagira icyo nkuramo, ariko reka dufatanye dusangire neza ijambo ry'Imana. Ni benshi cyane bahibibikanira iby'iyi si, ugasanga wa mwanya wo kwegera Imana urawubuze. Ugasanga wa mwanya wo guharanira gusukura roho yawe urawubuze. Kristo Yezu akuzwe. Ese bavandimwe, ingoma y'ijuru wayigera mute? Twakwibera muri ibi byo gukora imirimo yo ku isi gusa mpaka? Reka da. Jya ufata umwanya umwe, nubwo yaba ari iminota 10, uzirikane ku buzima bwawe. Uzirikane ku buzima bwa nyuma y'ubu ngubu. Njye mbitekerezaho cyane isaha y'isaa 9. Ahanini n'iki kiganiro nkunda kugitegura nyuma y'isaa 9 maze kuvuga impuhwe z'Imana. Impuhwe z'Imana ni nziza, impuhwe z'Imana zirafasha. Nta muntu wiringiye impuhwe z'Imana usaba Imana ngo imwime. Icyo wasaba cyose wiyambaza impuhwe z'Imana ntabwo ushobora kukibura. Kristo Yezu akuzwe. Ariko kandi wibuke ngo umukristo cyangwa se umuntu uri mu nzira yose yo guharanira kuzabona ubwami bw'Imana, umukristo cyangwa undi muntu wese ntatana n'imisaraba. Ibyo byose uzabibamo, uhure n'ibikuyobya, uhuremo n'ibigushuka, ariko ku bwa wa roho wahawe uzabasha gusobanukirwa ibizima n'ibitari bizima. Kristo Yezu akuzwe. Uzajya ubaza Roho Mutagatifu mbere yo guhubuka gukora ikintu. Yezu iyo yita ku bamushuka, abadutesha umutwe, ntabwo yari kudupfira. Nawe witaye ku bagushuka cyangwa ku bagutesha umutwe, ntabwo ushobora kuzabona iherezo ryiza ry'ubuzima. Kuko na Yezu iyo yita ku bamushuka cyangwa bamuteshaga umutwe, ntabwo yari kubasha kudupfira. Muri iyi minsi, iyi si abatuyobya ni benshi, abadutesha umutwe ni benshi. Mbese ntiwareba, nubima amatwi rero uzagera mu ijuru amahoro. Inzira y'Imana uhura n'ibisitaza. Ibyo ntibishobora kubura na rimwe mu buzima. Nunahura nabyo ntuzigere wijujuta ngo ese Mana ngo kuki bibimbaye, reka reka. Oya, ntabwo ari byo rwose. Ntushobora kubura ibisitaza. Ariko umuntu uyoborwa na Roho Mutagatifu agomba kwihatira kuzagera mu ijuru amahoro. Niyo mpamvu ugomba kwihatira kwima amatwi ibisitaza byose. Kristo Yezu akuzwe. Ugomba kwima amatwi ibisitaza byose. Hano ku isi duhura n'ibigare. Ushobora kuba urimo ugenda ugahura n'ikigare cya mugenzi wawe, bikaba ngombwa yuko akunyuza mu yindi nzira wowe utari utekereje gucamo. Akakuyobya inzira wari urimo. Ushobora guhura rero n'ibigare by'inzoga.
ugahura n'abasinzi bakakugurira inzoga nyinshi, uti iyi niyo sinibereyemo, ubu nibwo buzima, uri kurimbuka, ntabwo uri mu nzira nziza. Ushobora kugenda nanone ukihura n'ikigare cy'indaya. Ushobora kuba urugo rwakunaniye ugatakira umuntu uzi yuko uri gutakira umuntu muzima, kumba ari indaya, agahita agutwara mu ngeso ze nawe yiberemo z'uburaya. Uri kurimbuka, ntabwo urimo mu nzira igana Imana. Hari n'abandi bazakujyana mu zindi ngeso mbi, wenda zitari uburaya, wenda ugasanga muri nko mu nteko y'abaneguranyi, akabaye kose ku musozi mukicara niko mwibereyemo gusa. Uri muri iyi nteko y'abaneguranyi nawe nta murage afite mu bwami bw'Imana. Kristo Yezu akuzwe. Ubwo kunegurana bigendana no kubeshya. Icyo gihe iyo ubuze uwuvuga, iyo ubuze uwunegura, utangira kubeshya. Ese umuntu ubeshya azagera mu ijuru? Ibaze nanjye nibaze. Kristo Yezu akuzwe. Igihe cyose rero uzabigenderamo, uzaba ukoze, uzamenye ko uri mu nzira yo kurimbuka, ntabwo uri mu nzira igana mu ijuru. Uzabyima amatwi rero niba ushaka kujya mu ijuru, utegereze Roho Mutagatifu wumve icyo akubwira. Duharanire guca mu muryango ufunganye aho guca mu nzira nyabagendwa yirukanka cyane. Irinde guta umwanya kuri abo bose, we kubatekerezaho cyane, roho yawe itazahangirikira. Komeza urugendo ugane mu ijuru, ibindi byose ubyima amatwi. Inzira ya Roho Mutagatifu niyo kwirinda ibigare. Niba uvuga ngo uyoborwa na Roho Mutagatifu, ukaba ugendera mu kigare kimwe wenda muri ibyo nakubwiye cyangwa ibindi bigare ntabashije kuvuga, menya yuko nta Roho Mutagatifu ufite. Kwirinda ibintu byose byatuma udatera imbere kuri roho no ku mubiri. Ni ukuvuga ngo iki rero, hari umuntu ushobora kuba ari nk'umurokore witwa ngo uri intungane, ariko niba ari ubusinzi uriyo, niba ari ubusambanyi uriyo, niba uri mu mazimwe uriyo. Ese ubwo koko uri umurokore? Ubwo uzutaniye he n'umunyabyaha? Ushobora kuba uri umukatolike, uti inzoga ntabwo bazitubuza, ariko ugasanga aho kahiye hose uriyo. Ugasanga ibyabaye byose ku musozi ubiriho. Mbese ukabura umwanya nawe ubwawe wo gukora imirimo y'iwawe mu rugo cyangwa kwita ku rugo rwawe. Niho hahandi wumva umuntu ari kuvuga ngo njye mfite inyatsi. Kristo Yezu akuzwe. Ese inyatsi ibaho? Ibaze nanjye nibaze, ariko wanisubiza. Niba ufite umwanya wo guta kuri ayo magambo, ugafata umwanya niba wakoreye udufaranga twawe ukagenda ukatunywera ukaturangiza, cyangwa ukagenda ukadupfusha ubusa mu ndaya, ese mu by'ukuri ni inyatsi? Cyangwa harimo no kubura ubwenge? Bivuze ngo iki rero, niba uri gukorera 20,000, ayo mafaranga ashobora kukugirira akamaro. Hari umuntu nigeze kumva ambwira ngo inkoko itera uko innyo yayingana. Ni umugani mumbabarire. Ni ukuvuga ngo iki rero, uko ufite amafaranga make, basha kuyabyaza umusaruro uko angana. Ushobora gukorera miliyoni, ugasanga umuntu ukorera 20,000 akurusha kuyacunga neza. Ariko wowe kubw'uko mu mutwe harimo yuko ayo mafaranga ari menshi, ntabwo uzabasha kuyakoresha neza, ahubwo uzasanga ibyo ukeneye ari byinshi, birangire ahubwo ubukene bukokamye, uti ni inyatsi mfite kandi ntayo, ari ukubera kubara amafaranga nabi. Kristo Yezu akuzwe. Ubuzima budafite intego bubura Roho Mutagatifu kandi bukananirwa gutera imbere no mu buryo bw'umubiri. Ukagenda muri iyo nzira, nuko bikarangira ugiye kurimbuka.
ariko inzira nziza iyo uyigendeyemo ya roho mutagatifu ugatera imbere kuri roho no ku mubiri bikugeza ku Mana. Kristo Yezu akuzwe. Ushobora kwibaza ngo Imana se nzayigeraho nte, se bizagenda gute? Oya, ntuzapanike cyane ngo utekereze ibihambaye ibirenze. Imana ni inyembabazi kandi Imana igira impuhwe. Nubwo wavuga isengesho rimwe gusa ariko rikuvuye ku mutima ukavuga uti Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha, ukavuga uti dore uyu munsi nakoze iki ngiki, wenda uyu munsi niriwe mu bitaguhesha ishema mu bandi, niriwe ngusebya mu bandi, niriwe nandagaza bagenzi banjye, niriwe mu businzi, ariko Mana ndagarutse nshaka kwisubiraho. Imana izakugirira impuhwe. Imana iradukunda, ahubwo ikibabaza twe tuyima amatwi. Ikibabaza iradushakashaka ikaduhamagara, twebwe wapi tukayima amatwi. Ibaze nanjye nibaze, isuzume nanjye nisuzume, ariko icyanshimisha ni uko ari njyewe ari wowe twazahurira mu bwami bwo mu ijuru. Kristo Yezu akuzwe. Niyubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, niyubahwe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Bikira Mariya utarasama inenge y'icyaha, urajya udusabira twese abaguhungiyeho. Bazina bacu batagatifu, mudusabire. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dusabirane.